bw'ubugeni bukoresheje amarangi ni uburyo bwiza agaragaza emosiyo ze n'ibitekerezo bye, akabinyuza mu mpano afite n'ubuhanga bwe bwo gushushanya. Amazina yanjye ni Kubwimana Selemani, nkaba ndi umunyabugeni ubimazemo imyaka igera kuri 4. Urugendo rwanjye nk'umunyabugeni narutangiye kera nkiri umwana mutoya. Nakundaga ibyo gushushanya, najyaga nshushanya utuntu dutoya, nkunda gukoresha utuntu dutandukanye. Nyuma nza kugira amahirwe nza kwiga mu kigo cyisumbuye cy'amashuri bigishaga ibintu byinshi bijyanye n'ubugeni, harimo sculpture, ceramique, peinture. Banza guhitamo gushushanyisha amarangi kuko nabonaga ari byo nkunze cyane, ari byo nshoboye. Turi kubibona ari nka ibiryo bishobora kugaburira ubwonko, bikazamura amarangamutima, noneho bigaterwa n'ikintu umuntu washushanyije ukuntu kiba kimeze n'ukuntu kiba gisa. Umuntu akireba akenshi ku giti cye, buri wese agira definition agira uburyo agisobanura. Nk'iyo ndi kureba igihangano, iyo namaze kugikora ndagifiringa, ndeba uduce tumwe na tumwe tuba tukigize, bitewe n'ikintu nashatse kuvuga, ibyiyumviro bikazamuka, emotion. Inspiration zanjye nzikura kuri experience ya life muri rusange, mpura nayo mu buzima busanzwe. Kuri environment zacu nk'inyamaswa, ibiti, n'uburyo abantu babayeho mu buzima busanzwe, nibyo bituma bima inspiration, nkabona ikintu cyo gukoraho kenshi. Ubugeni mu Rwanda uburyo bumaze gutera imbere cyane ku rwego rusa nkaho rushimishije, kuko usanga ahantu henshi hari amagaleri aho bakorera ibihangano, ugasanga hari n'uburyo amasoko agenda atera imbere wenda yabo, kubera ko internet nayo nkaho iba yarabigizemo uruhare runini cyane. Usanga abartiste bakora bagapostinga ku ma social media, ugasanga abantu barabibona ari benshi, bakabashima, bakaba banabasha kubona babona isoko. Bigenda bisa nkaho biryoha cyane ugereranyije n'imyaka yagiye itambuka. Dufite na minisiteri navuga y'urubyiruko idushyigikiye, usanga itegura amarushanwa y'ubuhanzi, ati Rwanda abantu benshi barayizi, kandi urebye ubugeni bufite uruhare runini cyane mu bukerarugendo. Usanga nk'abakerarugendo baza, ugasanga bazitahanyemo nka gift, ukasanga azijyanye mu gihugu cyiwe, n'abandi bantu wenda batabashije kuba bahagera, ugasanga barabikunze, wenda bitumye n'undi muntu agira amatsiko yo kuzaza kureba nk'u Rwanda muri rusange. Inyamaswa nizo nibandaho cyane kuko mbashaka kugira ngo zivuge kuko tubana nazo mu buzima busanzwe cyangwa tukazibona, ariko ntabwo tuba tuzi icyo zitekereza. Nishyira mu mwanya wazo, nkashaka uburyo message yanjye nayanyuza ku nyamaswa, noneho kugira ngo ibashe kuba yatambuka mu buryo busa nkaho bwiza. Urebye nk'umuntu aje akareba nk'ibintu nakoze, akabona ni inyamaswa ariko nayambitse umwenda, bimutera urujijo rwiza ruganisha mu gusobanukirwa neza igihangano nashatse kuvuga cyangwa se gusobanura nashatse gutanga mu gihangano. Urebye nko kuri iki ngiki inyama yambaye, iposteri yasobanuraga igikomangoma cyangwa se icyamamare, umuntu wabaga asa nkaho ari icyamamare mu bihe bya kera. Urebye ku myambaro yambaye hariho amakarita kuri njyewe, nubwo ari game ariko asobanuye life, asobanura amahirwe dushobora kugira mu buzima. Umuntu ahura n'amahirwe meza, ariko bitewe n'ukuntu wenda ayatwaye bigatuma ashobora kugera kuri success yifuza, cyangwa se bitewe n'uburyo ashobora kuyatwaramo nabi bigatuma atagera ku cyo yifuza kugera. Urebye inspiration yanjye nayikuye ku byamamare tubona inaha cyangwa se n'ahandi hose. Usanga iyo yari asanzwe ari umuntu witwara neza ariko agahindura ubuzima bitewe n'uburyo yatsinze muri life,
noneho ugasanga arahindutse. Nashaka kugaragaza ko inama ahantu hose wayishira, yaba icyamamare yaba gute, kubera uburyo iri muri nature yayo ifite imico myiza, kwitonda, gucisha makeya, nta kintu cyabihindura. Nifuza kuza umu artiste hano hafi gusa, nshaka kurenga imbibi nkagira mu mahanga, ndi kwerekana u Rwanda, ndi gupresenta ibyiza dufite nk'abanyarwanda. Numva nanakitabira nk'amarushanwa akomeye cyane impuzamahanga, bityo wenda bikaba byatuma mbasha kuba na presentinga ibyo nkora ku rwego runini cyane, noneho bikagenderana n'igihugu cyanjye.